Thank you. Thank you. Thank you very much. Ikaze kuri Rwanda Nordic TV, wowe wamaze gukora subscribe kandi nawe utarakora subscribe nyaruka ukande kuri subscribe kandi ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngiye muri kumwe ntitwabatenguha abandi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Nkuko umukunzi wacu yabitwandikiye ndetse kugeza ubwo babaye babiri badusaba nyuma ya Rwandaday ku munsi wakurikiyeho banyandikiye basaba ko twazafata ibiganiro byakozwe mu cyongereza cyane cyane cya perezida wa Repubulika tukakibashyirira mu Kinyarwanda kugira ngo abatumva ururimi rw'icyongereza babashe kubyumva neza cyangwa bigere no ku bandi banyarwanda bakoresha igifaransa cyangwa izindi ndimi. Kuri uburyo rero twarabemereye nkuko dusanzwe tubibakorera mu bihe bitandukanye. Ndaza kwifashisha muhumuza wa One National Radio aba ari we uza kubagezaho ikiganiro cya perezida wa Repubulika muri Rwandaday mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Reka mbareke mwiyumvire uko byagenze. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Where do I start from? Murakoze cyane. Ndatangira hehera. Reka mpere kuri ambasaderi wacu n'ibyo atubwiye. Icyo navuga ko u Rwanda rushobora kuba rwarabonye ubuyobozi rukwiye. Ndavuga ibi kugira ngo mbibutse ko ibintu byose bigerwaho atari kubw'umuyobozi umwe gusa, ahubwo nuko twese twafatanyije. Rero kugira ngo u Rwanda rube rugeze aho rugeze nuko twese twafatanyije. Mwarakoze. Maze hano iminsi kubera impamvu zitandukanye. Icyambere bwari ubutumire mwampaye bwo kuza kwifatanya namwe muri prayer breakfast. Mwarakoze kuntumira. Rero naraje, twarasenze, twarasangiye, buri kimwe cyose byagenze uko nabiteguye. Ndabibashimira. Ndabishima. Kuza hano muri prayer breakfast byatumye mpura n'abantu batandukanye, ndetse n'ubu muri aka kanya ndimo ndahura n'abanyarwanda baturutse hirya no hino ku isi. Kubonana n'abanyarwanda muri Rwandaday ni kimwe mu bikomeye by'ibanze byatumye nza hano, no guhura n'abanyarwanda. Ibyo byose rero byari ngombwa ndetse byanatumye nza. Ikindi ndifuza gushimira abanyarwanda baturutse hirya no hino kandi turagirana ibiganiro byiza. Ndashaka no gushimira inshuti z'u Rwanda kandi kuri ubu si inshuti gusa ahubwo banabaye umuryango. Hari abatuganirije nka Senateri Enough, Pasiteri Rick Warren, hari n'abandi ndi kubona hano turi kumwe muri iki cyumba babaye inshuti zacu mu myaka 30 ishize, kandi nabo bari mu batumye tugera aho turi, kandi nabo bari mu batumye tugera aha turi. Turabashimira. Ntabwo ndi buvuga amazina yabo yose kuko sinifuza ko hari uwonza kwibagirwa, gusa bari hano ndababona kandi ndabashimira. Rero hari ibintu byabaye ndi hano, hari n'ibitarabaye. Hari abantu baba bashaka kuvuga ibitarabaye, ariko ngewe uyu munsi ndashaka kwibanda ku byabaye. Ndashimira abanyarwanda. Urugendo rwacu rwabaye rurerure ndetse ntabwo rwari rworoshye, gusa ni kimwe mu byatumye tugera aha. Turifuza kuba abantu bagomba kugera aho tugomba kugera kandi tuzahagera byanze bikunze. Ibi nibyo twavuze kuva dutangiye. Imyaka 30 ishize ndetse n'ibyabaye mu gihugu cyacu, turizera kandi twifuza kubaho ubuzima bwacu nubwo hari ababiguyemo,
ariko hari abavuga ko urumuri rutaka inshuro ebyiri. Kuri njye ndifuza ko abanyarwanda batasubira mu byabaye na rimwe. Ndifuza ko abanyarwanda twese twiyemeza ko ibyabaye ku gihugu cyacu bitazasubira ukundi, kandi ibyo birashoboka. Tugomba rero kwirinda, tukirinda ko byazongera gusubira ukundi. Kare hari umukobwa muto wavuze ibintu nibuka aho byavuye. Birasaba ko dukora cyane, tukitegura kandi tukigira ku masomo y'ibyabaye mu gihugu cyacu, tugaharanira ko ejo hazaza hacu hazaba heza kurusha uko byabaye mu myaka 30 ishize. Abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibintu byiza, nk'ukuntu abanyarwanda bakoze neza bakubaka ibyari byarasenyutse. Hari abajya bavuga ko iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera kure ujyana n'abandi. Gusa ndifuza kubabwira ko byombi bishoboka kandi byatuma tugera kure, kandi ni nabyo dukwiye gukora bitewe n'amateka yacu. Ikindi kandi nitwe bireba, kandi abanyarwanda nitutabigeraho nta kubishyira ku bandi nk'abakoloni cyangwa se abandi. Oya, ibyo nitwe kuri ubu bireba. Ku mugabane wacu dufite ibibazo, ariko hari abatekereza ko bitakemuka, ariko bigomba gukemuka. Kandi nk'abanyarwanda ntitugomba kwibagirwa amasomo twakuye mu byatubayeho. Harimo amasomo menshi, harimo nko kuba igihe amakuba aje hari igihe ari wowe biba bireba. Ariyo mpamvu ukwiye kwitegura kugira ngo nihabaho ikibazo ube witeguye kugikemura, ndetse ukaba utagomba kwibagirwa gukorana n'abandi. Rero ku banyarwanda mwaje muturutse hirya no hino ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri hano, impamvu ya Rwandaday reka mperaho. Impamvu nuko ari ukugira ngo buri munyarwanda wese uri hanze y'u Rwanda abashe kwiyumvamo igihugu cyaho ari hose hanze yacyo, ndetse akaba yagirana umushyikirano n'igihugu cye. Ushobora kuba hanze ukaba aho ushaka hose, ariko u Rwanda ntirugomba kukuvamo, rugomba kukugumamo. Rero iyo rukurimo ni byiza ku gihugu cyawe ndetse nawe ubwawe, kandi birashoboka. Niyo mpamvu hano naje muri Rwandaday. Hari abanyarwanda benshi batuye hano muri Amerika, hari abatuye muri Canada, hari abanyarwanda batuye hano muri Amerika, hari abatuye muri Canada ndetse na Afurika. Ariko hano hari benshi muri Amerika, kandi hazaza n'abandi. Hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi baye, kandi bamwe muri mwe mufite imyaka ingana nka gutyo. Gusa ndifuza kubabwira ko ejo hazaza hanyu hari mu biganza byanyu. Abakiri bato turifuza kubabwira ko tubizeyeho ko ejo hazaza h'igihugu cyanyu ari mwebwe hareba, kandi tubibizeyeho rwose, ndetse birashoboka. Rero mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu cyanyu, ntabwo muhejwe ku cyo mwifuza gukora icyo ari cyo cyose. Rero ndashima bimwe mumaze gukora, kandi ndabasaba ko mwarushaho mugakora byinshi. Kubabwira ko ibyo mumaze gukora mugomba kongeraho, si ukuvuga ko ibyo mumaze gukora nta gaciro bifite, ahubwo ni ukubabwira ko mwarushaho ndetse mukongeraho n'ibindi. Rero nkuko nabibabwiye ntangira nibaza ngo ndahera hehe, ibi nababwiraga ndabisoje, ariko turacyaganira. Ubwo reka tujye mu kindi gice dukomeze tuganire. Murakoze. We thank you for many things you're already doing, but we have to be aware there is more to come. There is more expected from all of us. So that's the pleasure of being here and thanking you for what you're already doing and urging you to do more. Asking you to do more isn't like
making you feel that what you are doing is a thankless job, but just the reality of our situation and what is expected of us. So, and I said, where do I start from? I'm now struggling to find a way of ending this one. But I want to once again thank you. I think we have another part where we're going to have a conversation, and I hope we all enjoy that part as well. God bless you. Nge mwari muri kumwe nitwa Olivier, nkaba ndi mu mujyi wa Copenhagen, aho ni mu gihugu cya Denmark. Nanone nongera kubibutsa abatarakora subscribe kunyaruka mugakanda kuri subscribe, ndetse mugakora no kuri iriya nzogera, munibuka kandi no gukora like kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabakunda cyane.